ninde urusha amafaranga undi? Ninde ugira amahane? Dukomeze. Ninde utinya abakobwa? Wagira amahane gatinya abakobwa. Ninde ukunda abakobwa? Turi kumwe kandi na Samsung 250 y'amafone meza cyane. Nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788316891 ubundi bakwakire no muri Musanze. By the way twafunguye y'ishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite, yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane. Ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tuguhana abonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose utuguriye hariya muri Samsung 250. Nizere ko aho uri hose umeze neza, nibyo uri gukora biri kugenda neza. Nitwa Irene muri ndabi kasha makocyo cyangwa se Moral Decay. Muri ibiganiro byanjye kuri Onomo Hotel n'ahantu heza wahasohokera ugafata ako kurya cyangwa se n'icyo kunywa. Mahoteli rwose iyi ngiyi iraziyoboye. Ni nawe rero nsanzwe n'aba batipe babiri kigaragara murasa cyane nk'inobo. Murasa pe kuramo gitari bisa nk'uwikuramo umwejyane turebe. Ufatane rwose turebe inshwi mukozanya n'udutwa ariko koko mujya mukozanya udutwa koza aho turebe sha ongera koze yego akusagumisha mbese nka gutya muri kamera ariko urabona ko abantu barasa cyane nk'inobo muri Impanga cyane. Gakuru ninde gatoya ninde? Gakuru ni ngewe. Witwa Gakuru? Okay, nitwa Gakuru cyangwa Nsengimana Bright. Mazina 3. Nsengimana Bright. Bright. Yego. Harya bura Bright bivuga iki? Urumuri turi cyangwa ibintu biri. Ye? Bright ni ibintu nyine biri bright nyine bishasha cyangwa biri light tu. Byurumuri tu light. Izina ubona ryo muntu yo wirebye ukumva niryo zina kuntu ngo bishashagirana. Oya nyine ni izina nkuko urashashagirana cyane. Nari nkanje ahangaha wibeshya abanyarwanda ubu pe uri rushashagirana. Oya nyine izina ushobora no kuba utari rushashagirana akakanya ariko ariyo ntego ufite cyangwa ariyo future yawe. Uzitukuza? Oya ntago mvuga kwitukuza. Uvuga bibi. Okay, ni ibikorwa basi. Mu bikorwa. Yego. Byumva. Mu bikorwa n'ubu wasanga bihari bya danje. Ikeya kabisa bitoya. Niyo mpamvu ugomba gushaka izina rikuremamo icyizere. Ni muri iyo nzira. Reka twe kuryamira rero na murumuna wawe gatoya. Nawe avuge. Komera. Yego n'amahoro rero. N'amahoro turashimye. Kugira n'isoni. Ngewe nabibonye rwose. Narakuze nago nyizigira. Ubu zarashize. Zarashize. Oh yes. Wazigiraga kera. Nazigiraga kera nyine muto. Mikoro kugira ngo sound ibe nziza. Wazigiraga kera isoni. Yego. Undi nta mungu ugira isoni wa mugabo we. Biterwa. Koko? Uraho tugiranye isoni pe. Abantu turi hano twese turumiwe. Biterwa nyine haraho iyo umuntu ari muto ashobora kuzigira bitewe warakuze. Ubu narakuze zarashize. Kwitonda. Aheruka kubona abahungu b'impanga kera. Natwe twaje. Uretse imyenda mwambaye kubatandukanya byangora. Abatuza ariko bavuga ko tudasa cyane. Tubanye umwanya munini wahita ubibona ko turasa ariko si cyane. Urasa ariko si cyane. Witegereje.
witegereje hari akantu tuba tudahuriyeho Ntabwo gatoya ariko nabiwengeye buriya ntumbaze ibyo nabonye mbivuga ariko ibintu nabonye ntubimbaze tubwire tubimenye kugira ngo n'ubutaha tujye hari abantu batubaza ibyo bibazo batubwira ngo tubwire akantu katandukanye yewe nabibonye rero bibabwire tubwire ngire muhoza imitwe mpite mbibabwira ehe kibazo uyu ngo aseka umuseke bwese gire kugira ngo bitubone ko umubyishimiye ese museke nabimenye urabona ko mu kanwa ntago amenyo ari amwe bafite make umwe afite inyinya ni inyinya nzi ko ari amenyo makeya oya ni inyinya ufite inyinya ndabizi urabizi ko ufite inyinya naha rero uko rero ufite inyinya rero we kubera ko ufite inyinya ntaho mutandukaniye okay wewe nta nyinya afite ntayafite warabaze neza usanga ufite inyinya zingahe jewe ni imwe mfitemo hagati oya ni ebyiri ubwo ni ebyiri ko zikomeye kugenda zizamuka inyinya zawe ni ebyiri gusa aho rero niho bamenyera agakuru aba afite inyinya afite inyinya ako ko niko ariko kugira ngo umuntu abatandukanye nyine biragora kandi ni nako kandi impanga zimera ubu se mugize imyaka nk'ingahe we hagati ya 21 na 20 ako nta muntu ukwiye guhisha imyaka ye ari umusore cyo rwose hagati ya 20 na 30 tuvugisha ukuri uvuga uti ngewe ngana gutya umuntu w'umugabo yes turacyari bato ariko kuvuga imyaka cyane ntago ari byandi bavuga ngo abakobwa ibyo nibyo abakobwa nibo babitinya kubivuga nabyemera ariko tubwire rero ufite ingahe natwe ni hagati ya 21 na 27 hagati ya 21 na 27 ubwo ni 23 hagati waba ugiye kugira ngo nyivuge ariko ni hagati aho wishe imyaka nawe uri umukobwa tuzayireba tuzakubwira neza tuzayivuga kwa muganira hata imyaka ndayemera kuyihisha buriya ni byiza cyane imyaka y'umusore ngo igendana n'ibyagezeho hari n'imyaka bajya bavuga ngo hari imyaka umuntu aba afite ngo akaba atakicara nko mu biganiro by'abantu bakuru cyangwa ubwo afite mike rero bibaye byiza wavuga hagati ariko turi hagati aho 20 n'ingahe kumanura no kuzamuka nanjye ko mfite mike biragaragara ariko witubwiye natwe twayivuga iyacu babwira tubwire natwe twayivuga mfite imyaka 2 bese n'ibijumba n'ibikimbo gusa pe 2 ntabwo twabyemera isobone ko ari ibijumba n'ibikimbo gusa okay ibirayi byarabuze natwe dufite 3 namwe mufite n'ibirayisha njye reba ibijumba n'ibishyimbo gusa imyaka yararumbye byarakomeye kubera iyi mvura irimo irica imyaka byihorere wa muhungu we nawe rwose n'ibitaragabanuka ufite ikibazo twagiraga ngo imyaka watubwiraga ni imyaka tumaze imyaka tumaze oya murinda muyimara n'iyanjye niyo mbagaburiye reka ndarengana hari imyaka mumaze se ndayibishyuza nayabagurije kada ese nabikora iyo mumaze muyihorere rata yego ndabona mufite amagitari mwembi bivuze ko muri abanyamiziki yego turi abanyamiziki turi abaririmbyi tunakora umuziki mu buzima busanzwe niko kazi dukora umuziki tugerageza gukora production kuyiga ku ruhande rumwe muti turi abanyamiziki ku rundi ruhande ngo dukora imiziki ku rundi ruhande ngo turanaririmba undi ngo turi kubiza mu bundi afata ikindeke iki rero wowe banza usubize murakoze yego turi abanyamuziki tunakora umuziki kuko niko kazi dukora mu buzima bwa buri munsi yego tukanaririmba muri abanyamuziki mukora umuziki mukanaririmba ubwo harimo production mu bintu muvuze mukora imiziki nk'aba producer yego nibyo narimbuze ngiye ko kazi gutangira ngo hari nibyo turimo gutangira umuziki tujya muri production dusanzwe turirimba turi abaririmbyi turirimba bisanzwe tuninjira
niyo mpamvu nari navuze ko turi no gutangira umuziki. Umuzi gucuranga ibintu bikoresho byose mbere ko tubigenza mufata amagitari yanyu ntago muririmba mugiye kugerageza muririmbisha gitari imwe itere indi yikirize sibyo nta kibazo ese ko ufite ubwoba kandi uri producer sha nganje no ko muri producer ko imwe iragitera indi yikirize aberetse gatoya abantu batabyitiranye turahera hano siwo ugiye gutangira ubwo urajya utera uyo yikirize nibi nabi inkoko imwe iratera indi turage twagiye murekera aho namwe mujye mumaze mu ngubu session nka butatu no mbanze nemera murekera ntaremera je nemera ngoranye nkubita ubuntu buryoshye nka butatu muhindure nka gatatu numve ko bya bintu bamubiza mudafinda finda twagiye cyane ako ntaga session mukoze tubiri twonyine nabyumvaga harabura ubundi butatu basa kandi kamwe agachallenge kambere muragatsinze ariko arakakabije ntago nje ubundi nje ntabwo nzashiramo tinza nemera mu buryo boroshisha ariko kambere muragatsinze n'abantu baba amanota aho ngaho hasi mugiye kugerageza mukore indirimbo 5 nta muntu uririmbye ku buryo umuntu amenya ngo indirimbo ni nkingi nahise nyimenya iyo naga karase garya bari mu gukina akuna Mungu kama wewe yawe no tugiye gukora izindi ku buryo muyicuranga abantu bakayimenya mutavuze ngo ni yihe izwi kabisa
nayimenye ngiyi reka dukore indi iyo twayimenye tukimenye tujya ku yindi nimwica akazi iyo nayimenye ni yindi yambonye kabisa. Mukomeze nshuti sibyo ivuye kure ariko nari mpfuye imyuna yarije dukora iki akanyuma harabura eshatu ukoze ebyiri harabura ebyiri nta muntu ukoze turakoresha amagitari tumenye indirimbo ari izihe. Byanakora ibisazi muri impanga kokosha murumva na iyi ni nahawe ijambo mwana kirigita gitaro kumbiri kuririmba ongera twumve ako ngako
ni nahawe ijambo harabura imwe hano muranyemeje imwe nayo niyibura challenge ya kabiri nkaba murayitsinda tukajya mu bindi bibazo. Ongera ubwire rimwe eshanu numva. Bindi bajyaga bavuga bati umugaragu w'Imana Dawidi yajyaga acuranga abazimu bakiruka bakavuga bati ataririmbye gusa yicurangiraga gusa abazimu badayimoni rwose bakiruka. Sawuli akongera Nesalomo ninde Sawuli Sawuli akongera akaba muzima ngo buriya ngo Sawuli rero yajyaga agira ibintu by'ibifukunyi akazezengera ngo bikamufata bakavuga bati muzana wa Mungu ugire gitari nako niningiriye ngo yakoreshaga akajya mu ningiro akayivuza nyuka mibi kagenda rwose mwabahungu challenge yagenda umwuka mubi wavaye ra Mungu ayimnatekerezaga hari ibintu ra Mungu yatekerezaga yabiritse ubu ngubu mugenzi warabura rwose ngo yitahire mpe nimba ari bibi rwose yabiretse akira ngo iyi mikoro niyo ikorohera yabiretse rwose ngo mugenzi we yitahire ngo nanga kimubonye niko pe nimba ari bibi rwose abireke yego mfite n'impanga bombi umwe ni gakuru ni uyu nguyu wambaye ishati irimo ijya kuba nk'ikoboyi irimo ubururu bujya gusa n'ijuru naho waruguru ku ruhande rw'ubumoso akitwa Gatoya n'abanyemano nkuko ubasha kubyiyumvira naho bataririmba byonyine ubasha kumva ko amagitari ni ibintu mumenyereye mucuranga kenshi kandi birasa naho mubikorana. Byagenze gute kugira ngo muhuze bigeze aha? Tubuze urebye twakuze kuva tukiri bato umwe yize gucuranga umwana we atangiye kwiga gucuranga yego acuranze mbona ni byiza yego nanjye mpita mbyiga rero turazamuka nuko tugenda twiga nyine uko twigaga mu ishuri bisanzwe tuniga muzike ku rusengero turabyiga dushoje 6 tubona tubikora neza tukumva abantu batubwira ati ibyo bintu kabisa ni tara yanyu natwe duhitamo kujya kubyiga noneho kugira ngo bibe nk'umwuga kuko natwe twarabikundaga tugiye mu ishuri turabyiga kugira ngo tunabone impamyabushobozi zitwemerera turabikora turazibona duhita dutangira gucuranga nk'akazi tukigisha abantu gucuranga dusigaye dufite na studio bigenda biza. Mufite ababyeyi bombi? Mufite mama gusa. Yababona muhuza gutya muri inshuti mukora akazi kamwe mwese mukora ibintu bimwe mukunda bimwe ntibimushimisha cyane?
mbwira nk'igihe kimwe mama wanyu wabonye abishimiye kubera ko muri Impanga nawe ukavuga uti ibintu birantangaje. No munsi nk'iyo twagize ari nk'igihe twigeze kugira nk'igitaramo twese tudahari kuri church, aba ari we adutegera kandi twari tuvuye ahantu kure, aradutegera kugira ngo dukunde tuze. Kandi niyo ari igihe iyo tubonye nyine turi kuririmba buri gihe urabitubwira ngo nibyo bimushimisha. Yes, iyo tubona turi kuririmba aba yumva ari byo twakora gusa kabisa. Yego, sawa cyane kabisa ko na famille ishyigikiye kuba mukora imiziki. Ye kuba hari kandi challenge kamwe ariko ko nako kagoye. Nako kagoye ko. Mujya mukora n'indirimbo zanyu se cyangwa mufasha abandi gukora izabo gusa? Dufite natwe izacu, ni ukuvuga mu rusengero turaririmba bisanzwe ariko tugira n'indirimbo zacu cyane twihimbira zacu. Murabanza muririmba indirimbo yanyu kugira ngo ntaza kubyibagirwa mukagenda nta kintu cyanyu mukoze mwakoze iby'abandi gusa, sibyo? Noneho ndabaha challenge inyuma. Genda jye mbakura mu challenge. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Nikirambirwa abayambaza, uyishaka wese arayibona. Nikirambirwa abayambaza, uyishaka wese arayibona. Yego arayibona. Hana yarasenze ari ingumba, nta rubyaro Imana imungana. Dawidi yarasenze ari umushumba, iyo Mana imugira umwami. Morodekayi yarasenga ku irembo ry'ibwami, Imana imukiza umujinya wa Hamani. Iyo Mana irumva igasubiza, iyo Mana irumva igasohoza. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Nikirambirwa abayambaza, uyishaka wese arayibona. Nikirambirwa abayambaza, uyishaka wese arayibona. Arayibona. Oh, niyo yivugiye koza ayishaka wese, kandi ayishakanye umwete azayibona. Niyo yivugiye koza ayishaka wese, kandi ayishakanye umwete azayibona. Iyumvire isabe, iyo Mana iyumvire isabe, iza gusubiza. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Turayisenga ikumva, turayambaza ikadutabara. Nikirambirwa abayambaza, uyishaka wese arayibona. Bati turayisenga ikumva, twamara kwishaka nabwo tukayibona. Imana ni umukozi w'umuhanga. Nzi ko Imana buriya mwinatabara uyitabaje.
kubitwa ikakuboneka kwihorera ahita bazi ikagutabara ariko iyo utayitabaje irakureba bakaguhondagura bakagukoma kugeza igihe wibutse kwiriwe ko bati bana baye ahita baraza ikagutabara rimwe na rimwe ngo n'igihe gupora ikaba kwihoreye avuga ati abaretse abanze yumve amenye ukuntu ibintu bimeze ugatabaza akuna Imana ariko disi ngo iyo ukomeje ukavuga uti ntago niba uve kwizima komeza ukayitabaza ngo iragutabara yego ni sawa cyane rero turura gitari muri kutundi twikorera sha nangiye gufata ijambo wese gatoya mwanya wo kubwiriza ntago uragera ariko hari icyo nshaka kukubaza ibintu bajya bavuga ngo impanga wimirwaye ngo nindi irarwara nibyo bababesha abantu ngo impanga imwe irwaye ngo nindi itirwara imwe bayikubita ngo indi ngo iri kukabyumva imwe yababara ngo nindi ikababara nibyo cyangwa baba tubeshya ikize mwe muri impanga munyibwiriza ukuri nkanjye hari ibyo maze kubona hari igihe bihurirana hari nk'igihe tuba tutari kumwe ndi nk'ahandi nkatekereza nko gukora ikintu tutari kumwe nabimubwira nko kuri telefone nkumva nawe yabitekerezaga ahubwo nkumva we arimo yagikoze cyane rwose hari n'igihe ubu nakubwira gute urugero wasanga nawe yagikoze hari nk'igihe nka dimanche negura nk'indirimbo zo gukoresha nka korasi nkumva nawe yayitekerezaga kubishyira dimanche rwose kabihuza na caca nangiye kugira ubwoba ngati yeye koko pe mukagikorera rimwe pe koko nangiye kugira ubwoba buri ufatiye hafi twakorera ariko hari n'ibyo tujya dukorera rimwe uyase none mukaba mwarabishakiye rimwe cyane rwose mbega b'abahungu ayo ni amahano koko uketse igiki se uketse igiki ujya ubona nk'abantu bageze bari kugenda bakagenda bagera nk'imbere umwe atinda ashaka kugira ukuntu mpagarara hano hose ukabona barahagaze ubwo baba babishakaga bose bagahita bahagarara rimwe wenda nta n'ubahagaritse bakabikora yego yes ibyo birashoboka cyane namwe se mujya mubikora nakosore n'ibyo waruvuze byo muri nkoko oya ibyo bindi naruvuze haruguru nyine yes hari ibyo navuze hari ibibazo none si bitangira rimwe binarangira rimwe oya ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo turi kuvuga navugaga ibihe ibyo uri kuvuga byari ibihe buri wumva neza navugaga ibintu bavuga yego tubwiye rwose ngo mujya mugera gutya ngo mukabikorera rimwe ngo n'ibyo navuze ngo hari ibintu murasenze amasengesho mukafata umwanzuro arimo kwiyiriza twese tukiyiriza nabyo byashoboka byiza cyane igihe bijyanye musenga cyane turi mu minsi y'amoshya ni mu minsi mibi rwose mujye musenga cyane iyi minsi ni mibi kandi ngo ukomeza gushira iraba mibi cyane yego noneho kugira ngo tutavanga amasaka n'amasakrema tugiye gukora agacarenje kandi ugiye guhitamo indirimbo ebyiri zo mu gitabo cy'indirimbo abantu muzi ko bashobora kuba bazi mumpe melodi yazo neza ku buryo umuntu yumva atagombera kwirirwa anaririmba gitari muririmbire katwumve
umusaza akamucikana kaze agera mu bikomeye byanga bimukomerana challenge ya mbere gukubise hasi ikintu gihari wenda abanyamuziki barita babyumva nkanjye zose na acoustic ariko turi no gucuranga nari gucuranga solo niyo mpamvu kandi njye sindi umusoliste sindi umusoliste challenge iragukomye twongere subiramo iyo bayita aroferi katwongere babarire 1 2 3 twagiye murayikoze ntacyo ariko nawe ugarukira hafi nyine imbere wumvaga hari bukunanira ukoze igice cya mbere gusa nabyumvaga ariko yaririmbaga mu mutima nyine ndashaka kwa kundi ucuranga indirimbo umuntu akayumva akumva ari kuririmba mu mutima we kabone naho ataririmbisha umuntu nibyo nashaka kugira ngo mukore nushaka kunkorera ibitero bibiri ntuyirangize yego mukore iyo byabananiye mushake yindi nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngira ngo abo twaririmbanaga mugende mutamudu commentaire turebe ko mwaririmbaga cyangwa se namwe kuririmba mwarabyibagiwe iyo ndabyemeye muransinze ariko ya mbere namwe yabananiye ubwo mukora indi mubasha iyo rwose nabyemeye pe nta nubwo ndi buburane ariko ya mbere mwambeshye
ati no mu ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Very nice. Noneho ahangaha rwose umva ko nkunda gupinga no guhakana pe. Iyo umuntu anyemeje ndemera, ariko niyo byamunaniye ndabimubwira. Mucuranga neza cyane, kandi ikintu numvishe nuko muri n'abarimu mwabasha kwigisha umuntu gucuranga cyangwa mwambeye ishyaka. Twamwigisha, hari n'abo twigishije banacuranga ibyo dukora. Yes, ariko gucuranga nyine habamo ibice byinshi. Nk'ubu nkanjye ndi specialist, niko babyita buriya. Erega nta ibintu bivuga buri ukabyica nta kibazo. Cyo kirimo se warakirimo bavuga ngo special. Yego, ntabwo uri specialist. Ariko nawe ngo byiteranye uraseka mubaze, mva nkubaze. Yego, specialist na guitariste na pianiste ni bimwe? ntabwo ari bimwe. Okay, cyane akenshi ubwo mu pianiste ukaba n'umu specialist. oya, ahubwo waba uri specialist kuri gitari. Niko mbyumva. Nese ubwo waba mu guitariste w'umu specialist? Wapi? Umva ko bitakushoboka. Yes, cyane. Ushobora kuba umu specialist w'umu guitariste. Yego. Nibyo nari ndimo kuvuga ngo cyane muziki harimo ibintu byinshi, harimo ibice byinshi. Yes, nka gitari hano turi gukoresha acoustic na solo. Yego, ubwo harimo soliste na acoustic. none ibaze uri umu specialist, umu soliste, umu guitariste, byashoboka ibyo bintu? Ntabwo byashoboka. Yego. Nibyo rero navugaga. Yego. Nkanjye ndi pianiste. Umu specialiste cyangwa umu guitariste? Kantu tukareke. Rega mbagira ngo tukareke karangiye. Umu pianiste, umu soliste, umu specialiste. Oya. Bimeze bite? Umu pianiste. Ubu usanzwe ucuranga piano? Yes, nibyo mvuga rero. Nka gitari nk'iyi solo nteruka gace ndimo gucuranga iyo niga gacera ngitangira kwiga. Rero kuba twigisha, wari utubajije kuba turigisha nk'ubu hari abacuranzi benshi nigishije piano kandi beza bacuranga neza. Abana batoya bo kubigisha tayari bahita babimenya. Ngo abana bamenye piano vuba niko numvishe. Abana baba bafite mu mutwe hafata. Ariko nk'ubu mwana wanjye umwigishe piano wancangahe? Ahita yimenya. Wancangahe? Kugeza yimenye se. Imyaka ingahe kugira ngo umwana abe yifashe? Abayifashe se. Uvuga uti uyu mwana yacuranga piano? nk'amezi nk'atanu hari urwego aba amaze kujyaho. Uwo mwana byibuze kwe kuba afite imyaka ingahe kugira ngo byorohe? Uwo mwana agomba kuba ari hejuru y'imyaka 7 cyangwa 8. Ari hejuru yayo. Akiga agafata piano akayicuranga? Cyane kabisa. Abazi ibintu byinshi. Yego. Ku myaka 7? Yego. Shana mukuzanira. Muzane. Nizere kudahenda. Ntago menta. Ntaguhenda? Kahunu nuhumpa nimero yawe. Nimero yanjye ni 82 0782 500 483. Isubiremo nzaguhamagara. 82 500 483. Nzaguhamagara pe. Zamamagare. Yego. Buragiye umuntu ari umu specialist, buriya uri umu pianiste n'akaba n'umu soliste. Nabyubaha cyane. Nabyubaha buriya niyo mpamvu ngomba kuzanira ukamwigisha. Specialist umu pianiste cyane ngo akaba ari umu soliste ngo umusikologe. Oya, umusikologe. Birancanze. Umva uvuze ibintu byinshi bivanga vanze. Twabiretse ibyo ngibyo turimo. Yego, uravuga uti turi abarimu kandi turi n'abahanzi, tukaba n'abacuranzi b'ibikoresho bitandukanye. Uti ngewe mwanangoye ubundi ncuranga piano. Ariko urumva ko n'ingi rwose uracyayibuka cyane gake iyo ucuranzeho gato bita bise. Usibye kubaho nko guhusha, ariko gitari irakomera kurusha piano. Gitari irakomera cyane, ariko iyo yize ukiri muto uhita uyimenya. Ikibazo ni ukuyiga ukuze. Ibyo bintu Bruce Melody yarabivuze. Yaravuze ngo igifaransa n'ikinyabupfura ngo ni ibintu utakiga ushaje. Yibagirwa ko ari umunyamuziki, habura gushyiramo piano.
cyangwa gitari gitari cyane cyane. nza kureba nanjye nsanga afite umukobwa we umurusha piano. Navuga ni yewe na piano niwayigushaje ngo bikunde mero uzayongereho. Impanga. Afite umwana uzi piano cyane buriya kandi namubonye ni muto sha, ni umubebe muto cyane kabisa. Gaye nguko rero muraza no kuma platform zanyu aho imiziki yanyu muyishyira, ese mukora ama video ntimuyakora, mukora imiziki yanyu ntimuyikora, bimeze bitereka mikoro gatoya dusobanurira, atya dusobanurire gato ibintu by'imiziki yanyu rwose utubwira ahantu babiri guca buriya sibyo. Yego imiziki yacu turayikora, nibyo twatangiye gukora. Tumaze gukora indirimbo 3 zacu, 3 zose audio na video ziri hanze kuri channel ya Soul TV Studio. None se urumva mutarakoze nyinshi? Mutarakoze nyinshi? Twahereye kera. Ntakoze nyinshi. Ntago ari 3 gusa kandi audio na video. Oya nyine. Ne 3 nyine indirimbo na 3. Audio na video. Audio na video. Urumva atari ebyiri hamwe. Oya. Kandi video bari ya audio. Aho bipfiriye. Agereka babwiye unyoye. Twarazisohoye ziri kuri Soul TV Studio. Yego. Tunasaba abantu kudushyigikira. Ngo Kenny Soul Studio. Soul. Okay. Nambeje Kenny Soul. Yego. Soul TV Studio niho tuzishyira. Ugiyeho ukandikamo cyangwa se ukandika kuri YouTube ukandika Turayisenga, ni indirimbo uhita uyibona. Turayisenga by Soul Brothers niko twitwa. Cyangwa ukandikamo amaraso ya Yesu, iyo duheruka gusohora yitwa Ntuhinduka. Zose ziri kuri iyo channel. Okay. Muri Impanga sibyo? Noneho ngiye kubakwesha kari gasherenje koroshye nago umucuranga. Ndajya mbabaza ikibazo. Ntimusubize mukoresheje umunwa. Mukoresha urutoki. Gute? Ndajya mbabaza ikibazo. Ntimugisubize mukoresheje umunwa. Mukoreshe urutoki. Nka mikoro yanjye batagira ngo ndanababeshye. Sibyo? Kamanze niba ko mwumvisha challenge. Ndababaza ikibazo. Ntimusubize mukoresheje umunwa. Mukoreshe urutoki. Ko nabaza nibiti. Use intoki zawe mujye mushyira ahantu ku buryo ibiganza bigaragara. Mujye mubishyira nkanga ibiganza. Bite byanyu. Muri Impanga. Hagati yanyu ninde gakuru ninde gatoya? Reka gisubiremo ikibazo. Hagati yanyu ninde gakuru ninde gatoya? Dukomeze ndaje. Muri mwebwe ninde ugira peti nyinshi kurusha undi? Ikibazo mujye mukoresha ku buryo ikiganza kigaragara. Ninde ugira peti nyinshi kurusha undi? Ninde uryamira? Ninde urusha amafaranga undi? Ninde urusha amafaranga undi? Ninde ugira amahane? Dukomeze. Ninde utinya abakobwa? Wagira amahane. Gatinya abakobwa. Ninde ukunda abakobwa? Mwishuri ninde ugira amanota menshi kurusha undi?
oya ngo batuje kuvugisha sobanuza intoki nimba ushaka kwisobanura nabwo ni intoki nta munwa hano ukora sibyo ubwo wenda babyumva dukomeze sibyo iyo mugeze ku kintu mwese mukagikunda ninde uharira undi biradamenya niba ari ibiki iyo mugeze ku kintu mwese mukagikunda ninde ugiharira undi bibaye ngombwa ko mwese mukunda umukobwa umwe ninde wamuharira undi wisuvuga ati yamumarira nawe ati rwose pe yeye ngaye nguko rero ni rekana nakarekera kazamo ibisubizo byinshi cyane bagasanga bivanze abantu ariko reka mbaza tubaza kandi kamwe konyine sibyo mwibuke neza ubwo muheruka kurakaranya amakosa yari ayandi wakemeye kiraguhama okay nta kibazo reka dusoze mfasha mikoro gatoya uributsa abantu social platform zanyu nimba munakoresha Instagram cyangwa se izindi zose zivuge ubundi nabibutse platform zanyu mushyiraho imiziki yewe ngira ngo nimero yanyu bayivuze umuntu yahamagara kugira ngo mumwigishe gucuranga ubundi mbasezereho bifurize kugira amahoro y'Imana mwampanga mwe yego murakoze aho dushira indirimbo wandikamo Soul TV Soul Studio TV ni channel icaho n'ibindi icaho n'abaririmbyi tuba turirimbana babaramyi turirimba natwe ni indirimbo zacu zica ushatse wahaca ukatureba niho tuba turi n'indirimbo zacu niho ziba ziri ikindi izindi social media dukoresha ni buri wese agirize iyanjye ni Eri Bright bayibona na Instagram na Facebook byose niho dukorera ikindi ahantu dukorera tuba turi iyo mugenzi wawe ni yihe iyiwe ni yitwa Elize Wiseman yego yes wajyaho nawe no kuri Instagram ni yakoresha na Phoebe ikindi dukorera inyamata dukora umuziki turimo gutangira ariko nta nubwo twahereye kera dutangira gace n'ubu muracyatangira yego turashima n'Imana ko twageze hano kuri MI nanjye ndi gutangira muhumure turatangiranye yego turashima ko twakiriye sha yes ibikorwa byacu tuba turi inyamata ugeze inyamata ukeneye studio ikora indirimbo ukeneye kwiga umuziki niho tuba turi yego umuntu mukamwigisha cyane ngayo nguko rero mwegera inyamata twitahire buriya karere ka Bugesera yego uri kumva umuntu usubiza ikibazo ngiye kumubaza hajya wowe wize ibiki LFK bone igiki literature wowe Hege iyo ga ivuga history economy na geography asante kora hano ikibazo ngiye kukubaza wowe uzi igisubizo cyacyo ndagishyiraho n'amafaranga kandi ukize ngira ngo umenye ko ngende umuntu wadanje ntago ari menshi humura ntago ari menshi ariko ntiyabura kugutegera akugeza inyamata ni 10,000 ku kibazo wigiye kugira ngo wumve ko nta kibazo mfite akarere ka Bugesera bura kagira ibiyaga bingahe ni naho uba kandi naho wanyu baranabyize akarere ka Bugesera gafite ibiyaga bingahe 10,000 gira vuba vuba ngumbigo umubare wabyo ntago mbyibuka ariko ni wanyu waranabyize umubare 10,000 gira vuba twigendere
Leta nkwishyura. umubare ntago Nahita nkwishyura cash. Umubare gusa ntabwo nshaka amazina. umubare Karere ka Bugesera gafite ibiyaga bingahe? biyaga gafite Ibiyaga byonyine biri mu karere ka Bugesera 10. Akira akamenya guha. Kirama akanyenyeri. ntago mbyibuka. Ibiyaga umubare gusa. Okay, ibyo nibuka ni Oya wimbwira amazina. yego Mbwira wowe gusa ni 5 koko. ibyo nibuka Ndababaye cyane. Wakoze kuza.